ngo twemeye n'isoni zawo kuko ari gutuneshereza. Abantu barashaka kugendera mu nzira Imana itabashakamo. Gendera mu nzira Imana igushakamo, niwe urahurira na Yesu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana yumva ijwi ry'umwana wa Hagari, imaze kuryumva iravuga ngo numvishije amarira y'uyu mwana, numvishije ijwi ry'uyu mwana. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, umugisha w'Imana ubane namwe, imbaraga z'Uwiteka Imana zikomeze zibabeho. Abantu bakunze kudukurikirana ndabaramukije mu izina rya Yesu, umugisha w'Imana ubabeho. Nkuko mubimenyereye ndi wa muhungu wanyu, amazina yanjye nitwa Byukura Bagirana Noheli, iwacu ni Cyangugu, mwene kana Magisteri n'abahizeziki. Uyu munsi ndi Kigali ahantu bita mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Nyakabungo. Ndi umusore. Ndashimira Imana yangiriye ubuntu bwayo, imagakiza ku buntu kugira ngo nzajye mvuga imirimo myiza Imana ikora uko bukene uko bwishe. Ndi umusore ubirambiwe kandi ushaka kubivamo byihuse vuba kugira ngo nanjye mbe umugabo nyamugabo wo guhamya bya Kristo kandi ndi n'umugabo niwanjye. Imana iduhana umugisha. Reka dutangire dusenga twumve icyo umwuka uyu munsi arimo arabwira amatorero. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'amahoro. Uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uri Imana y'ibyiringiro, witwa ndiho kandi uzahoraho. Ingoma yawe niyamamare Kristo, ubutabazi bwawe nibuze, icyubahiro cyawe kimanuke. Topita side bo winikita winima, imbabazi z'Uwiteka, imbaraga z'Imana ishobora byose. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ivuga bikaba, iyo utegetse birakomera. Ijambo ryawe ni rinini, ijambo ryawe ni rigari, abo wavuganye nabo waratubwiye ngo uzaturinda. Ni wamama opere sele bo winikita winima. Yesu nuhimbazwe. Uyu munsi wa none abantu bakire guhumurizwa nawe. Uyu munsi abantu bakomeretse bakire kubohoka. Uyu munsi babona imbabazi zawe. Uyu munsi babona imbaraga zawe. Kristo ntawahanywe nawe, nta n'uwagereranywa nawe. Uri isambu itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbu, urubugamo bw'abakwizeye. Komeza ubane natwe mu izina ryawe Yesu. Imana ikomeye kandi Imana ishobora byose. Amen. Ngarutse mbabwira ngo Imana ntabwo yabaguteza. Nje nkubwira ngo ntabwo Imana yaguteza abantu. Ndabyibuka umugabo yari umukire abwira shebuja ngo ariko boss ndirimo numva Imana igiye kunaba. Kandi barasenganaga. Aravuga ngo se Imana yagutabara biciye mu zihe nzira. Umugabo ahita muri boshime y'umwuka arafashwa. Aramubwira ngo aho ibyawe byaciye niho n'ibyanjye bizaca. Niba Aburahamu yarabonye umugisha nanjye nzawubona. Umva, Imana dusenga ni Imana imwe, ntabwo ari Imana ibeshya, ntabwo ari Imana ivangirwa, ni Imana ishoboye zose. Reka nkubwire ngo sibo yasoreje cyakomeje gukora. Umugambi w'Imana ku buzima bwayo, ku buzima bwawe ni muremure. Uwiteka niwe avuganye nawe. Aravanga azakurinda, aravanga azabana nawe. Aravuga ngo azakurinda amajya n'amazi, kandi aravanga azakurinda. Bibiliya tubwira ngo Imana irinda Abisiraheli, igahora ibarebere uko bwije n'uko bukeye. Ihora iri maso ku buzima bwawe, ihora iri maso, ikubereye maso, igutegereje kugira ngo ikugirire neza. Mbibutse neza umuntu usenga Imana bamutegera mu nzira zirindwi, bamutegera mu nzira imwe bakamugambanira, Imana ikabatatanyiriza muri zirindwi kugira ngo imugirire neza. Umuntu usenga bari connecte n'umugambi w'Imana. Umuntu usenga afite atandukaniye n'abandi bantu. Umuntu usenga ahora arwanwa kubera iki? Igiti kirimo imbuto nicyo abana bava ku ishuri bagateramo imijugujugu. Ntabwo Satani ashobora kujya kurwanya umuntu utari ufite ubutunzi. Satani atira ahantu hari ubutunzi. Muri iyi minsi ngiye kubabwira kumva eshatu ziri kurwanya abakozi b'Imana. Iyo izi mva eshatu wamaze kuzimenya ukazirinda, Imana iragushyigikira ikabana nawe. Imva ya mbere ni iyihe? Imva yitwa icyubahiro. Ku muvugabutumwa cyangwa se ku muntu wahamagawe n'Imana. Iyi mva y'icyubahiro, iyo yamaze kwirinda icyubahiro, nazamura ibitugu ngo amere nka Nebukadinezari, Imana irazikamugirira neza. Muntu dukurikiye ndagira ngo ubyumve neza. Iyi mva ntuzayisangemo, uzasenga Imana ibane nawe ikurinde.
imva ya kabiri ni iyi. Iyi mva ya kabiri ni imva bita ijipo. Iyo wamaze kwegera Imana ukegera umugambi w'Imana ukegera Imana ukirinda iyi mva, ntabwo hano Bibiliya bahirwa bafite mu mitima yabo ngo inzira zitunganye zigana i Siyoni. Abiyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bahura na gihanda ntago abashoboramwe amaso, kuko bafite inzara y'Imana, bafite ubwiza bw'Imana, bafite ibyiringiro, bafite umugambi mwiza. Imana bafite umugambi. Uyu muntu yimva ntabwo ijye mugeraho. Iyindi mva ya gatatu ni imva bita amafaranga. Abantu muri iyi minsi bari kuvuga Imana batayivuga bayikuye ku mutima. Wamuhamagara ngo nitubwire Imana, wansengeye mukozi w'Imana afite ibibazo, akakubaza ngo ufite angahe. Iyi mva sekuru wayo bamwita Yuda. Yuda niwe wazanye iyi mva yo gukunda imiya. Abantu bari gukunda imiya kurusha uko bagakunze Imana ishobora byose. Ariko niwegera Imana Bibiliya ngo nimurwanye Satani azabahunga, nimwonyegere njyewe Uwiteka nzabegera. Bibiliya ivuga ngo umuntu w'Imana aho ari naho azagera nta kizamuhungabanya. Kubera iki? Agati gateretswe n'Uwiteka nta kiza kigahungabanya. Nasomye ijambo rivuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abana b'abantu, ryangwa n'abubatsi, ariko kuwiteka Mana nyiribihewe ngo riba ibuye rikomeza imfuruka. Agaciro n'amavuta, agaciro n'ukwegera Kristo. Bibiliya tuvuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Nje kukubwira ngo uyu mwana azakuvuganira naho wagira mu bibazo, naho wagira mu gahinda. Urugendo uzanyura mutari kumwe na Yesu, ubwo rugendo ntuzarugende. Hariko Imana ikomeye. Njyewe ndi umutangabuhamya ko Imana igira neza. Ndi umutangabuhamya ko Imana igira neza. Ndi umutangabuhamya ko Imana igira neza. Iyo Yesu yaje birahinduka. Iyo Yesu yaje birahinduka. Iyo Yesu yaje ku buzima bwawe birahinduka. Iyo Yesu yahageze ibintu biremera. Bibiliya ngo kuko umwami Imana azadutaba ntabwo tuzakorwa n'isoni. Dushimiye Imana y'amahoro. Imana igiye yemera kugira ngo bitubeho, ikaturindira aho hantu. Imana ikabana natwe naho wajya mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo Imana izagutererana. Mu Kristo ngo umunsi umwe yari mu rugendo, ngo ageze mu nzira abona intare ngo zimutera ubwoba zimubuza kugenda. Mu Kristo ngo Imana imukoze ku maso. Haleluya. Ngo arazireba peta ya sidebo, ngo azirebye abona ziziritse. Ibintu biri kugutera ubwoba muri iyi minsi, muri ubu buzima, mu mivugire yawe, mu migendere yawe, biraziritse. Icyana ngo Imana igukore ku maso ubanze urebe ibiri kugutera ubwoba biraziritse, ibiri kukugenza Imana yarabiziritse. Bibiliya ngo ntabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye biri imbere yawe utabasha kwikuriraho. Ese wowe ujya utabaza Imana cyangwa utabaza Muyombo cyangwa utabaza Tantine? Imana igukiza agahinda umaranye iminsi, Imana igukiza ibibazo. Oya wikita kuba kurwanya, kubera ko niba umuntu akurwanya ari hano hejuru yazaza undi ahita amumanura. Buri hejuru y'umuntu haba hari undi muntu. Ubundi wowe niba ufite umugabo wakunaniye cyangwa urugo rwarakunaniye, oya byereke Yesu niwe wagira icyo akora. Ndakumva papa topita si enebone tandoze nekitawinima. Umuntu wahamagawe n'Imana, umugore uzi ubwenge bundi ntabwo urugo ruzamo ibibazo ngo ajye kuvuza induru. Oya, ahubwo atuma Yesu akabwira Imana ngo Mana ni wowe data, ni wowe mama, ni wowe nsingiye. Umuhungu we byagenze gute na gutya, akamutuma ku mugabo. Gituma Yesu ku mugabo wawe, gituma Yesu ku mugore wawe, gituma Yesu mu bana bawe, gituma Yesu mu rubyaro rwawe. Peta ya CNB. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kugutabara 100%. Igusigira akantu kitwa Dodani, iwa ryitwa Penina rizatuma ujya mu ishyamba ukajya kuyishaka. Kubera iki? Imana iguhereza abana beza, iguha umugabo mwiza, iguha urwo rwiza, iguha amazu,
iguha ibyo kurya nirangiza ubwo se niki kizatuma ujya gushaka Imana? Isigazeho ryitwa Penina rizatuma ujya kuyishaka. Penina y'Imana kiza kumutabara, ikamuha ubushobozi, ikamuha ubutwari. Ntabwo yari kwibuka ko Imana ibaho, ariko Penina yarwanyaga Hana agahita yirukira akajya mu ishyamba. Iwa ryitwa Penina iyo ryakujombye uri Hana wirukira kujya gushaka Imana mu ishyamba. Ndafashijwe nosile bowe ne kitawe nema. Hari ibintu Imana ikora, ikabikora yo mu bumana bwayo, ikabikora yabiteguye, ikabikora igira ngo igutaba. Ndashimira Imana ko itandukanye n'abantu. Ubundi Yesu niwe nshuti magara mu buzima bwawe. Abantu baguteranyaho nibikundi, wateranya umuntu kuri mwene wabo, wamuteranya kuri nyirasenge, ariko Yesu nta muntu wamuguteranyaho, kubera ko n'Imana ibera hose icyarimwe. Yaravuze ngo nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Iyo wizeye Imana ukayisaba wizeye, ukayisaba uyinginga, byanga bikundira amanuka. Hari uburinzi Imana izanye ku buzima bwawe. Imana yabanye na Saduraka, Imana yabanye na Hagari, ikumva. Ariko dufite Imana ikomeye. Imana yumvishije ijwi ry'umwana wa Hagari, niyumve nyina, ntabwo yumvishije Hagari, ahubwo yumvishije ijwi ry'umwana wa Hagari, yumvishije ijwi ry'umuhungu witwa Ishimayeli. Imaze kumvira ijwi, Pitayasi, Hagari yari yahogoye, arimo arasenga, arimo ararira, arimo arahamagara Imana. Haleluya! Imana niyamwumva, ariko ndagira ngo ubwenge nubwo icecetse, icyo kisi yarumvishije. Zahabu iracyari zahabu, nubwo yatawe mu myanda, ariko izakurwamo ikiri zahabu. Isezerano riracyari isezerano. Mubwiza ukuri, gira urukundo, girira Imana icyizere, hanga amaso umusaraba. Nasomye umuririmbyi yatubwira ngo umusaraba niwe bendera ryacu abakijijwe, ndetse ngo twemeye n'isoni zabo kuko ari gutuneshereza. Abantu barashaka kugendera mu nzira Imana itabashakamo. Gendera mu nzira Imana igushakamo, niwe urahurira na Yesu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana yumva ijwi ry'umwana wa Hagari, imaze kuryumva iravuga ngo numvishije amarira y'uyu mwana, numvishije ijwi ry'uyu mwana, nyamara nyina yari yarize niyumva. Muzaniye ijambo rivuga ngo nubwo utari ubizi, hari ijwi ryamaze kugutabariza. Ndafashijwe. Lopeta side bowe nitando winima. Nubwo utari ubizi, hari ijwi ryamaze kugera ku Mana, ryamaze kugutabariza. Iri jwi ni rya Yesu Kristo. Kubera iki? Biravuga ngo ubwo itatwimye umwana wayo, ikunda umwe w'ikinege, izaburute kumuduhana n'ibindi byose. Ubutwari bwa Kristo yagaragaje ku musaraba Igorigota, imbaraga n'ubushobozi yagaragaje ntago byatuma Imana itaza kugutabara. Mwibutse neza umugambi Imana igufiteho. Imana ije gutabara ntago ica kwa nyiragura inzira ngo imubaze ngo bimeze bite. Yije kugutabara ntago ica kwa Vesitine, ahubwo iraze kazi wawe ikagutabara. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga n'umuntu wizeye ko Imana ije kumutabara. Tugiye gusenga no letasile winimia happy ene kota winima. Tugiye gusengana n'umuntu wizeye ko Imana itabara. Tugiye gusengana n'umuntu wizeye ko Imana yamugirira neza. Biravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Uyu mwana nta wundi ni Kristo. Iyo udafite uyu mwana ntago byavamo. Iyo ufite uyu mwana arakuvuganira, uyu mwana aragusabira ibyo kurya, uyu mwana arakwambika, uyu mwana aragusirimura, uyu mwana agutuza ahantu utagakwiye gutura. Bivuze agaciro n'umwana. Reba ko umwana wawe ari muzima. Imana ihabwe icyubahiro. Reba ko umwana wawe ari muzima. Reba ko umwana wawe atapfuye. Reba ko umwana wawe utamuryamiye. Reba ko umwana wawe mumaranye igihe. Weteka ahabwe icyubahiro kandi ahimbaza. Shimiye Imana y'amahoro ko ari yo kwizerwa. Abantu bo muri iyi minsi ntabwo bacumva amagambo y'Imana, ariko ndagira ngo hari ijwi ryamaze kugutabariza uyu mugoroba, iki gitondo, iki gicamunsi, hari ijwi ryamaze kugutabariza. Niwakire kwinjira mu mugisha wawe.
niwakire kwinjira muri Kanani yawe, niwakire kwinjira mu burinzi bwawe, niwakire kwinjira mu masezerano Imana yavuganye nawe. Amasezerano Imana yaguhaye uri kumwe nawe. Atopini zidebo, hari abantu batura kuvuga ngo turinjiji, ngo abarokore ngo ntabwo twe twarize. Utarigiye kizabonwa yigiye kanyarira, utarijya hose yigiye mu rusengero. Ndashimira Imana ko ariyo kwizega no kwiringirwa. Niwakire kugirirwa neza n'Imana, niwakire uburinzi bwa data. Byasamye nk'ibizakumira ntabwo Imana izabiha inzira. Uwiteka ashimwe kandi ahimbazwe. Niwa peneta ya zidebo, kiye gusenga n'umuntu wizeye ko Imana izamugirira neza. Agaciro n'uyu mwana, bivuze ngo kubera kagaciro uyu mwana nta wundi ni Kristo. Biratubye ngo ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atari nje umujyana. Imana ihimbazwe kandi Imana ikirwe hejuru. Ndashoje. Ndagushimiye Imana ishobora byose. Ndagushimiye Imana no kwizerwa no kwiringirwa. Ndagushimiye ni wamamare Kristo. Izina ryawe rikirwe hejuru. Ingoma yawe ni yamamare. Mubare mwe cyangwa se mubiriho nta kizahangwa nawe, kuko nzi neza kuri Imana no kwiringirwa no kwizerwa. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo dore ko gukora ni kweze ngo nege gukora, ngo kandi no gutwikwa ni kwapfe ngo nege kumva. Nyemero uyu munota wumve gusenga ko abantu bagutegereje amatwi, wumve gusenga ko umuntu ari ugutegeye ugutwi, wumve ijwi ry'umuntu ari itatsi arusha remerewe, uzumutabara. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamugisha, imbaraga z'Imana zikomeze zibane namwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.